Yongeye kumvikana hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi mpanuka yabereye ahazwi nka Nyandungu hano abantu baza gusurira utunyamaswa nk'uko mubibona neza, imbirasi zihagaze mu marembo yinjira Nyandungu. Iyi mpanuka yahamuye abantu benshi. Iyi mpanuka yatumye abantu benshi bagira ubwoba, abantu benshi bakomeje kurira cyane bavuga ngo impanuka zikomeje kuba nyinshi mu muhanda bitewe n'impanuka. Maze iminsi nkoraho ibiganiro bigiye bitandukanye, buri munsi nta munsi nakora nibura video ebyiri z'impanuka kandi mbereka aho zabereye. Aha ni mu karere ka Nyarugenge ahazwi nko ku muhanda wa 12 ugana 15, neza neza hano ku marembo ya Nyandungu. Hano ku marembo ya Nyandungu murahabona nk'uko ambirasi zihaparitse ndetse n'abaturage benshi bahagaze ndetse na polisi y'igihugu ihagaze. Iyi mpanuka rero iravuga yuko hakomerekeyemo abantu 5, abandi 2 bitaba Imana, nk'uko ambirasi iri hano kugira ngo abasigaye ibashe kubajyana kwa muganga ibahe ubuvuzi bw'ibanze. Impanuka nyinshi zikomeje kuvurwa ino iwacu mu Rwanda, ndetse nta munsi bwakwira mu muhanda hatabereye nk'impanuka zigera mu 10 kandi ahantu hagiye hatandukanye. Niyo mpamvu Kidasamura Movie navuze ngo ngiye kujya mbambara impungenge kugira ngo nzajye mbereka aho ibyo byose byabereye. Iyi mpanuka yabaye tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025. Iyi mpanuka yabaye saa moya za mu gitondo, kwa kundi abana baba bari kubajyana ku ishuri mu modoka nyinshi zitandukanye, mbega ni ambutiyaje. Iyi mpanuka yabereye mwino ambutiyaje. Yari icamake y'amakuru ngiye kwibagezaho. Ni Twurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura. Ndetse muntu ugize ikibazo kwa kino kiganiro waduhamagara kuri ya nimero dusanzwe tubaha, cyangwa ushaka gutanga igitekerezo cyangwa ushaka kudufasha. Aya makuru aba yizewe, tuba twayakameye, tuba turi kubereka amafoto ndetse n'amavideo kugira ngo murebe yuko iyi nkuru ntago tuba tubeshya. Ibintu tuba dukora ni ibintu tuba twigereyeyo tukabyifatira ndetse kuri tele kugira ngo tubibereke bikiri bizima, ndetse ibintu mbikora aribwo bikiba kugira ngo mubirebe. Niba mugira ngo ndababeshya, mujye ku binyamakuru bitandukanye, Igihe, Imvaho Nshya, Kigali Today, mubisomeho naho murabisangaho. Ariko ngiyewe mba nabyikuriye hanze, nabo nibo bankoporora bakabyandika, koko nanjye ninjye ubahereza amakuru kubera yuko ni ngewe uba uri kuri tele. Yari incamake, reka dukomeze amakuru yacu y'uyu munsi tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025. Impanuka yongeye kumvikana mu karere ka Nyamagabe uva ku muhanda wa 12 ndetse ugana 15. Iyi mpanuka yabaye saa moya z'igicamunsi tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025. Iyi mpanuka ivuga ko hakomerekeyemo abantu 3 ndetse abandi 4 bitaba Imana. Nk'uko polisi y'u Rwanda yari ihari ku bufatanye na ambirasi, ndetse ku bufatanye na ambirasi kugira ngo batabare abari basigaye ari bazima. Nk'uko imodoka y'imirambo ya polisi y'u Rwanda yari imaze kujyanwa Kacyiru kugira ngo barebe nimba mwabo bantu hari ingingo zizima baba basigaranye kugira ngo bazibakuremo bazabashe kuzihereza abandi. Murabizi ko iyo umuntu apfuye kuri abitunguranye hari ingingo bamukuramo bakazijyana bakazazihereza abandi bazikeneye, ndetse izi ngingo bazitangira ubuntu kuko nabo baziboneye ubuntu. Reka dukomeze n'amakuru yacu. Iyi mpanuka yabaye saa moya za mu gitondo. Iyi mpanuka yahamuye abantu benshi batandukanye, abantu bose bagize ubwoba, ndetse biri kubera mu muhanda wa Kigali nta gahomeramunwa. Ejo bundi mperutse kubakorera inkuru y'umumotari wiroshye mu mukingo bitewe n'uko ikamyo yari igiye kumugonga. Mperuka kubakorera indi nkuru yo mu karere ka Kicukiro aho ikamyo yagonze abantu 3 barasekurana. Ngaho ibaze kwera impanuka zimaze kuba nyinshi mu mujyi wa Kigali, nk'uko bivurwa yuko izi mpanuka ziterwa n'uko ibinyabiziga ari byinshi mu muhanda. Uno muhanda wa 12 ugana 15 bagiye kuwongera bashyireho undi haruguru yawo, yenda nibwo bizatuma impanuka zigabanuka mu muhanda. Akenshi rero impanuka ziterwa
bamwe na bamwe mu bashoferi baba batwaye barangaye cyangwa impanuka zigaterwa n'uburangare bw'abanyamaguru rimwe na rimwe, cyangwa impanuka zigaterwa n'abamotari baba bakatakata mu binyabiziga hagati. Polisi y'u Rwanda ikongera kwibutsa mu bashoferi cyangwa abamotari muri rusange gutwara gakenya kandi gutwara bigengesereye, kubera yuko gutwara utasize cyangwa gutwara uvugira kuri telefoni ntabwo byemewe, kubera yuko biteza impanuka itunguranye. Iyi mpanuka rero yatewe nuko umushoferi yari ahugiye kuri telefoni ararangara ashiduka yagonze. Ndetse aya makuru ngiye wabagezagaho ni Twurinzwe n'Imana Emmanuel, abanza banze kuzarya kidasamura amavi. Mugire ubuzima buzira umuze, Imana ibaho umugisha, turabakunda cyane. Ikiganiro nakagaruka nkuko mba ndi mu muhanda mbashakira inkuru everyday, nge nzajya mba mpari. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ibaho ubuzima buzira umuze, ibahe amafaranga.